w'Igifungo yatotejwe cyane na nyirabukwe ngo kuko aba mu mitungo y'umuhungu wabo nta n'akana yababyariye, aha arasobanura icyo yifuza. Waba w'umugabo bari baragize igicibwa, n'iwacu baragize igicibwa, nta gaciro nari ngifite mu muryango. Nyine nabwo n'ubundi bakomeze kubibona gutyo, bakimara no kumujyana nagiye kumusura, ariko se ugira ngo banakwemera yuko munaganira? Ntabwo babyemera, naho ubundi we baba babyemera se simba naragiyeyo akanantera n'iyo ndabandi, wenda nkataha mvuga ati umugabo wanjye wenda yanakozeho. Imyaka igeze mu 10 asigaje, ubwo urumva atazagaruka narashaje, hari n'inanga zanjye zizaba zitagikora pe. None se ngewe ku bwanjye icyifuzo cyanjye wenda bajya bareka umuntu yajya gusura nk'umugabo we cyangwa umugore we kuri gereza, ubundi nta kuntu bashaka nk'icyumba bakajya baduha tukagira uko twigenza. Ku ruhande rumwe hari abaturage bashyigikiye icyifuzo cya Mukasanga kuko babona ko cyafasha mu gusigasira umuryango. Yahabwa uburenganzira yagiye gusura umugabo we nibura iminota 30 yo kuba baganira bakanabonana. Iyo bitabaye ibyo rero umugabo atashye agasanga urwara rwo bafitemo abandi bana, nabwo nta mutekano muragubamo kuko niba umugabo agiye arafunzwe, wenda afunzwe imyaka 25, nataha azasanga umugore yaracuma uwo muryango se kiri kibazo bavuka munaki ubwo birangiye. Gusa wenda nk'umudamu wo wasigaye kugira ngo yihangane, kugira ngo azihanganira umugabo kugira ngo azatahira, ntabwo biba byoroshye. Nubwo aba bavuga gutya, hari abasanga imfungwa n'abagororwa bemerewe gutera akabariro byaba ari amahano. Kuvuga ngo umuntu wafunzwe bamuha uburenganzira bwo gutera akabariro nta hantu byaba bitandukaniye nuko yaba ari hanze, kandi iyo umuntu afunze n'ubundi hari ibyo agomba kubura, ibyo yabonaga hanze ntabwo aba azongera kubibona muri gereza. Nabifata ko yaba agiye kwishimisha, ntabwo byaba bitandukanye no kuba ari mu buzima busanzwe. N'ubundi abantu bashobora no kurushaho gukora ibyaha bakavuga ati n'ubundi niyo tugiye muri gereza imiryango yacu iraza, iyo dushatse turayibona tugakora ibyo dukora twishimisha. Minisiteri y'Ubutabera Minijiste ntiyifuje kugira icyo itangaza kuri iyi ngingo kuko ivuga ko yo bitayireba. Ni mu gihe urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS rwo rutasubije kuri iyi ngingo, nubwo bwose mu bihe binyuranye twabandikiye ndetse tukanabahamagara kuri telefoni igendanwa. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yo yadusubije ko igihe kitaragera cyo kugira icyo itangaza kuri iyi ngingo. Mu buryo bwa email badusubije ko ibibazo twifuza kuganira n'iyi komisiyo ari bimwe mu byo yakurikiranye muri uyu mwaka wa 2021-2022, bityo bikaba byaragaragajwe muri raporo komisiyo izashyikiriza inteko ishinga amategeko vuba aha. Tuzabamenyesha itariki iyo raporo izagerezwa ku nteko kugira ngo muyikurikire, ariko kandi niba hari ibibazo mushaka amakuru yisumbuyeho nibwo tuzaganira. Igihe iyi raporo izasohokera cyangwa tukagira andi makuru tumenya kuri iki kibazo mu bundi buryo, tuzayabagezaho mu makuru yacu. Njye Twizeyimana Katonda Anastase, Radio Ishingiro mu karere ka Gicumbi.